Urengwa nzayikuramo nikura mama wawe igira vuba ngaho komeza umbwire rero urumva uyu munsi ari inama nako ngiye no mu nama uyu munsi hari inama se umuyobozi yabimbwe yuko ari inama ndabizi ngiye n'ubundi niho naringiye kujya mu kaga urumva nyine ikibazo cy'ibikara kuno gushyanuka kwayo mu kantu mani ntabwo ari sawa gerageza mu mvugo ufite akantu k'ibikaro gakuremo ntabwo ari sawa kwirabura ukarenza urugero nabyo ubwo se oya ariko kantu gakoreye uri mubi rwose uri n'ubwenda ntari mwiza ariko uri igikaro wafasha Aroye Kavumbi umeze ute sha umeze ute waratwanze neza nukiza kureba kagakobwa kanje ariko nubwo ugakoreraga ibya furambi nta kibazo wowe ubaga umuntu wanjye Jesus wenda none agatera inda nta kibazo rwose nzaba nibonera kuzukura none se nuze gitifu yakubwiye kuri munsi ari inamara ikimufana kugenda rwose mwiyenza abantu bose nanjye uratangiye urongeye byayo byenga abantu bibika urumva abantu bibikara tuzira nako muzirana wabona nyinshi ubundi sinzi n'impamvu buri munsi duhurira hano hantu wagira ngo warahanije umutima muri se wanyu watuma umuntu kumenya n'amakuru sha urahaze sha amakuru y'ibikisi ni mudugudu mushararake tuvugana wirute se ni wowe uyoboye ka kagari ka Byumba muri nyine ka kagari kari muri Byumba wibutse se kuno munsi hari inama irabera hamwe dusanzwe tuzikorera wagira mu kanya saa 8 inama irabitangiye nyamuneka witabire kugira ngo ibivugirwa muri inama kugira uzabigeze ku baturage bawe bankuka cyane dore turi saa 7 inama igiye gutangira saa 8 we wahageze n'abandi baba bahari abayobozi b'umudugudu tugiye kubahamagara bose dutangira inama sawa banguka sawa kamamagare mudugudu Kavumbi uyoboye ka kagari ka Bihehe nawe mubwire aze kwitabira aro Kavumbi umeze bite mudugudu Kavumbi wibutse ko uno munsi hari inama nabyo wamenye ndabikubwira wowe ubimenye menya ko tugiye kujya mu nama kanya saa 8 ube wahageze nyamuneka kugira ngo dutangire inama hari ibivugirwa muri iyo nama ni ingenzi cyane n'uburemo cyane abayobozi b'umudugudu twese duhuriye hamwe bamwe bakuru nyine nawe wabyumva baba bagenda basumbana mu ntera niho nahamagaye tugiye gukora inama hari ikibazo gikomeye cyane kiri kuganza abantu muri kino gihe ndagira ngo tugikemure banka nyamuneka dore mu saa 8 wahageze dutangira inama hakiri kare kugira tubone saa tuyisoreza ibibazo biri buvugirwemo tubone igihe tubisubiriza utahe kare ugende ubigeze ku baturage bawe banka niyo kurya bireke inama niyo ingenzi kurya ni ngombwa sawa banka ariko ndi mudugudu nifagiwe n'indera mapanzi ayoboye nawe umudugudu muhamagare nawe ndayemeye aro mapanzi umeze ute mapanzi shanda kwemera banka mu nama ariko nubwo mwemera inama niyo y'ingenzi banka mu nama abayobozi b'umudugudu nabatumiye ndagira ngo dukore inama twite ku bibazo biva mu mudugudu rega mbona abasore bikigiye gutera imbere bibagora cyane ndagira ngo rero twite ku kibazo gituma badatera imbere banka muri iyo nama tuyisoza hakiri kare maze ujyane ibyo twavugiyemo ubishyira abaturage bawe dore twarebye gutumira abaturage bose tubona sikabona tubashyira mitamo gutumira abayobozi b'imidugudu ya hafi nyine iri mu mahongo mu murenge wacu banguka tubikemure cyane n'abandi nababwiye saa 8 we wahageze saa 8 sawa banguka noneho kanje mu nama ndasanga bahageze bakambura
kanguruke mu nama hakiri kare. ariko se ubu ngubu aba basore babahamagara ngo bajye mu nama ra kanumve Kavumbi. Aroye Kavumbi, umeze ute sha, umeze ute? Waratwanze neza nukiza kureba ka gakobwa kanjye. Ariko nubwo ugakoreraga ibya furambi nta kibazo wowe ubona umuntu wanjye. Wenda none agatera inda nta kibazo rwose nzaba nibonera kuzukura. None se nuze gitifu yakubwiye ko uyu munsi ari inamara? Niba yakubwiye ko ari inama uyu munsi, noneho rero tuhahurire, hari akantu nashaka kubwira. Yego, hari akantu nshaka kukubwira kuri bya bintu nyine, kuri za duwa twapangaga. Urebe ko wambonera nk'$250 n'ibice 5. Indebe ko hari agashinga nakikorera sha. Sawa sawa. Ariko si umwana wababwa muzimara. Ndabona ibintu abashire muri telefoni ngo ni za game ngo yewe sinamenye iby'abana b'iki gihe. Kanegere mu nama ariko turabona. ariko rero abantu icyo mufano kugenda rwose mwiyenza ko rwose kandi uratangiye urongeye ibyayo byenga abantu bibika. Buri urumva ko abantu bibikara tuzirana ko muzirana ubone ngiye sinzi n'impamvu buri munsi duhurira hano ha wagira ngo warahanege naho undi se umutima muri se wanyu watuma umuntu umenya n'amakuru sha ahaze sha amakuru y'ibikisi. Nyamuneka rwose sinzi nimba wenda umuyobozi inozo gitiwe yarabivuze uyu munsi hari inama. Ikindi kandi ugomba kuza wisize byibuza nk'itafari kugira ngo wishyurwe urukarwaye ko iyo umuntu arubonye agira kandi reka nkubwire Kavuga ahubwo tuba turimo turakina nge n'uwangira kuzana ibintu byo kunserereza. fata gake rero ngo nzayikuramo rekura mama wawe gira vuba. ngaho komeza umbwire rero. Urumva uyu munsi hari inama nako ngiye no mu nama si uyu munsi hari inama se umuyobozi yabimbwe yuko hari inama ndabizi ngiye n'ubundi niho naringiye kujya mu kanya. Urumva nyine ikibazo kibikara kuno gushyanuka kwayo kandi mani ntabwo ari sawa. Gerageza mu mvugo ufite akantu k'ibikaro gakuramo ntabwo ari sawa. kwirabura ukarenza urugero nabyo rwose oya ariko rwanda uri rwose uri mubi no wenda ntari mwiza ariko uri igikaro. wamfasha ugakomeza ukagiye wari ugiye nanjye nkikomereza. Inzira ni umuhanda. Ikindi kandi mbona ivumbi mbura umuntu tujye mu nama. Nyamuneka kambane amaze negerera hari imbere ndagusanga we komeza ugereyo. urabizi ko ariko urabizi ko ndi muri yamereza kuba uwongije gitifu wamaze ushaka kwitwara rero ugasanga arakwirukanye kandi nyamuneka urabizi ko wenda si wenda we yamamariza ngo kumugiriza gitifu abanyamatiku wenda nyine usigiye ko nyine kugira rimwe na rimwe ari byiza. Urumva ko uno kwa mudugudu ni byiza umuntu wese akagabura ku mafaranga y'abaturage. Urumva ni nguvara ku mudugudu uzabonye byinshi. Inzira ni umuhanda rero mbone aho tugende imbere ndakugenda inyuma tugende nyine nawe ikarambere yamuneka akantu mani ntabwo ari sawa. ujye ugerageza mu gihe turimo turavugana wenda uvuge ngo akayobe gake wowe ko arimo akayobe gake. nyamuneka umenye ko abantu bagufi tugira amategeko ngo nindakara turagenda urimo no kuri nta nyine tugenda ariko nyine ako kantu kitoma ese Catherine ngiye kugize igikara wenda ngo urabimpora.